baraze ngo baraza babwira Fara, baramubwira ngo Fara, twagerageje ibindi byose byakuru ariko nibyo biraza iki Imana igukore. Bazagerageza kuroga n'ibizemera, bazagerageza kukirwanya n'ibizakura, bazagerageza kugirinda n'ibizemera. Imana ishimwe, sema haleluya. Bahita bababwira icyo turabyemeye, bikozwe n'Imana, bikozwe n'Imana, bikozwe n'Imana. Nimwakire icyo Imana ibakoreye, nimwakire icyo Imana ibakoreye, nimwakire icyo Imana ibakoreye. Ibikoze mu kwa mbere, ibikoze mu kwa kabiri, mu kwa gatatu urabibonye, mu kwa kane urabibonye, mu kwa gatanu urabibonye, bibiri na makumyabiri na kane urabibonye, irarangiye urabibonye. Akira kubaho kw'Imana, akira ibimenyetso n'ibitangaza bikomeye Imana iguha. Hallelujah. Ndanayo benefit y'igitanda wetiza yoyoyoyo ifotisare wari manibisi binatashwa kandi aribwiraga ibyawe biragiye, ibyawe birakomeje, aribwiraga kuzaseba. Imana yasanze ibi bikozwe n'urutoki rw'Imana. Nzakugorora ingororero itagabanyije. Arangije ngabwira Imana ati ndabyumvishije, uvuganye nanjye kuriga bikingira icyo nakibitse. Umbwira icya kabiri, urambwiye ngo ni ukuri uzangororera ingororano hirya y'uko mvuye iwacu, hirya y'uko ndetse ibyaha, hirya y'uko mvuye mu muryango, hirya y'uko mvuye mu bigirwamana, hirya y'uko ndetse ibyaha, hirya y'uko ndetse amanyanga. Ariko uvuganye nanjye urambwiye ngo uzangororera. Hari ingororano Imana yabiciye abari kubona, hari ingororano Imana yabiciye abarera, hari ingororano Imana yabiciye abahindutse bafite gahunda yo guhindurana, hari ingororano Imana yabiciye. Imana baraha, Imana imanuwe yo kureba, kandi hirya yo kureba Imana izakiza, Imana izakiza. Hirya yo kureba Imana izakiza abayiringiye, hirya yo kureba Imana izatabara abageragezwa, hirya yo kureba Imana izahimana n'abanyantege, hirya yo kureba abaguye bazabyuka, hirya yo kureba abarushye bazahuruka, hirya yo kureba abarwayi bazakira. Imana yarazikuye ce kuyikomera amashyi yabikuyeho. Sema haleluya. Uzambwire Farawo Yehova ndiho, we yararangiye ariko jyewe ndiho. Imana ishimwe cyane. Imana yacu iriho, Imana yacu iriho. Iyo senga iriho, niba nkubwire bitariho, uzababwire ngo no kuba ndiho ni ukubera iki? Ni ukubera iki? Ni ukubera iki? No kuba buriya bugaca n'Imana. Nibakubaza Abisirayeli, nubagira bakakubaza bw'iyo Mana yabatwaye gutya irihe, uzababwire ngo yitwa Duhongiwe. Nashima Duhongiwe, mutashima Duhongiwe. Nabona ko bishoboye Duhongiwe, nabona ko nanjye nabonanye Duhongiwe, nitwa Duhongiwe. Icya gatatu, uzababwire ngo Duhongiwe byose. Imana duhana umugisha. Batanzi nitwa Mateka Mashya Etienne, umugabo ufite umudamu n'abana batatu, dutuye i Masaka. Nshimiye Imana ko ngiye kugera hano, kandi nshimiye umuyobozi Imana yanyuzemo kugira ngo tuhagere. Imana ishimwe. Nari ntarabana nawe muri uyu mugoroba, ariko ngize amahirwe kubera ko tubanye.
turasoma ijambo ry'Imana rero. Imana impaye ngo tuganire muri uyu mugoroba. Kuvayo, kuva basoma ibice 8, kuva ibice 8, dusome duhereye ku murongo wa 14. Dushaka guhera 12. Kuvayo, kuva igitabo cya kabiri cya Mose cyitwa Kuva, ibice 8. Dusome duhereye ku murongo wa 12. Uwiteka abwira Mose ati, bwira Aroni uti, manika inkoni yawe ukubite umukungugu uhinduke inda mu gihugu cya Egiputa cyose. Babigenza batyo, Aroni amanika ukuboko kwe gufite inkoni, akubita umukungugu, inda ziba ku bantu no ku matungo. Umukungugu wose wo mu gihugu cya Egiputa cyose uhinduka inda. Abakorikori bagerageza gukora batyo babikoresheje uburozi bwabo kugira ngo bateze inda, ntibabibasha. Inda ziba ku bantu no ku matungo. Umurongo ushakamo, abo bakorikori babwira Farawo bati, ibi bitewe n'urutoki rw'Imana. Amen. N'iri jambo ushaka ko tuganiraho, umva ukuntu rivuze. Abakorikori babwira Farawo bati, ibi bitewe n'urutoki rw'iki? Umutima wa Farawo winangira, niyumvira Mose na Aroni ku Uwiteka yari yabivuze. Amen. Sinzi impamvu Imana impaye ijambo kugira ngo turiganire muri uyu mugoroba, ariko kubera ko tubeshwa n'ijambo ry'Imana kandi na Yesu yaravuze ngo umuntu ntatungwa n'ibyo kurya gusa, ahubwo atungwa n'ijambo ry'Imana. Ijambo iryo ari ryo ryose riva mu kanwa k'iki? Burya rero ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana nizo n'impamba, n'ibyo kurya bitunga umugenzi. Baturirimbiye baratubwira ngo Nehemiya bari iyo mu bunyage, bageze gutya kumva amakuru, baza kumva amakuru y'uko i Yerusalemu byakaze, bagira umwete kandi Imana yarabashoboje. Ariko nuko bari barabitse ibyavuzwe n'iki? N'Imana. Iyo tubitse ibyavuzwe n'Imana, tubasha gukora umurimo kandi tukawukora bitatworoheye, ariko tukawukora. Amen. Kandi icyiza cyo kubika ibyavuzwe n'Imana cyangwa ijambo Imana ivuga, narabibabwiye, ribacisha ahantu hakomeye. Kuki icyo Imana ivuze kigucisha ahantu hakomeye? Nuko kiba gikomeye, kiba kigira ngo kikunganishe n'ubwinshi bw'imbaraga zacyo nawe unganiraho. Bivuze ngo ukure ungane n'uko Imana igize gute ishaka, cyangwa se ungane n'icyo Imana ishaka. Niyo mpamvu rero bica mu nzira ikomeye, ugahura n'ibikomeye. Burya Imana nikuvugaho, uzamenye ngo niba uri umunyantege, itegure ujye guhura n'ibintu bikomeye. Ukuntu muri ibi byavuze, yaravuze ngo mu bikombe n'imisozi niho duca tugiga. Bibutse ko mu bikombe n'imisozi nta kugenda upfa kugenda uko umuntu yiboneye. Mu bikombe n'imisozi hari aho bigera ukazamuka, hari aho bigera ugatanga, hari aho bigera ukamanuka. Ni ibintu bigoye, ni ibintu bikaka. Riteka rero iyo uri muri urwo rugendo ruremereye gutyo ugahura n'ibikomeye, ntuzahagarike umutima, uzamenye ngo nanjye ndenda kuba umuntu ukomeye. Amen.
iki reka mbabwire ko ibintu by'Imana bica muri biranze. Kuki bica muri biranze? Imana ntabwo ishobora guhita ibikubita muri biremera bitabanje guca muri biranze. Kuki bica muri biranze? Irigira ngo wowe ubwawe wabonye ko nsangiye bikubakira ubwinshi bwo gukora kw'Imana, ubona imbaraga z'Imana muri inzu urimo. Imana ishimwe cyane. Amen. Amen. Niyo mpamvu iteka uzahura n'ibimenyetso byinshi bikwereka yuko bishobora kukwereka yuko inzu urimo ari bitazanashoboka. Na Buramu Imana yaramubwiraga akabona noneho birushijeho kuba bibi. Murahari? Imana yaramubwiraga yamubwira ibintu bikarushaho kugenda biba bibi. Ukuntu muri ibi yavuze ngo bazi Imana yabo bazakomera nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Niba ushaka ngo Imana imukoreshe iby'ubutwari biragusaba gukomera, ko ntabwo Imana yagukoresha woroshye. Imana yacu ni ngari irakomeye, igomba gukorana n'abakomeye. Sema haleluya. Yagukozaga ukabona se ariko gatoya ukabona birebe ugahita uvuga ngo hano ikosa n'Imana, niho haba imbaraga z'Imana zikorera muri wowe. Sema haleluya. Nibamara gukomera bakora iby'ubutwari bazi Imana yabo bazakomera nibamara bakora iby'ubutwari bazi Imana yabo bazakomera nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Haleluya. Ariko ibyo bimubwira ngo ati ibi byose twagerageje ibindi ariko ibi byaratunaniye. Hari ikibikoze bikoze n'urutoki rw'Imana. Sema haleluya. Ibi bikoze n'urutoki rw'iki? Ndagira ngo mubwire ijambo rivuga ngo ibikoze iby'Imana ikoze nta muntu ushobora kubyitambika. Ikizabyitambika cyose kizapfa aribyo kisize mu izina rya Yesu. Sema haleluya. Sema haleluya. Ibi bikoze n'urutoki rw'iki? Hari ibindi Imana ikoze kandi abazagerageza kubyitambika ntibazabibasha. Mu migambi ye harimo izina ryawe, ubu ndahiriwe kuko Imana inyishimiye. Mu migambi ye vuga n'izina ryawe, ubu ndahiriwe kuko Imana inyishimiye. Mu migambi ye harimo izina ryanjye, ubu ndahiriwe kuko Imana inyishimira. Icyo yanditse yaracyanditse, icyo yavuze ntabwo uzakivuguruza. Mu migambi ye harimo izina ryanjye,
bibutse ko bari bamaze igihe kirekire bahatuye, barishe murahirwa kandi bari baragiyeyo nk'uko Imana yari yarabibwiye Aburahamu. Igihe Aburahamu ngo yasanze Aburahamu ngo iramubwira ngo Aburahamu we ninjye ngabigukingira. Ndashimira Imana kandi ngabigukingira. Haleluya. Kugira ubwoba Imana ningabidukingira. Haleluya. Imana ningabikingira bera. Imana ningabikingira bizera. Imana ningabikingira abayiringiye. Imana n'Imana ikingira abantu. Ninjye ngabigukingira. Mbimubwira ijambo rya kabiri, iramubwira ngo nubwo bimeze bityo nzakugororera ingororero itabaranyije. Arangije ngabwira Imana ati ndazumvishije, uvuganye nanjye kuri ngabikingira icyo nacitse. Umbwira icya kabiri, urambwiye ngo ni ukuri uzangororera ingororano hirya y'uko muvi iwacu, hirya y'uko ndetse ibyaha, hirya y'uko mvuye mu muryango, hirya y'uko mvuye mu bigirwamana, hirya y'uko ndetse ibyaha, hirya y'uko ndetse amanyanga, hari icyo uvuganye nanjye urambwiye uzangororera. Hari ingororano Imana yabiciye abayikunda, hari ingororano Imana yabiciye abayera, hari ingororano Imana yabiciye abahindutse bafite gahunda yo guhindurana, hari ingororano Imana yabiciye. Sema haleluya, sema haleluya, sema haleluya, sema haleluya. N'uyu mugoroba Imana izawibuka. N'uyu mugoroba Imana izagera gute? Hamina. N'uyu mugoroba Imana izawibuka. N'ibyo yatwabize dukora uyu murimo, azatubwira ngo muruke ubwoko bwanjye mwarakoze, 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 mwarakoze. Hazabaho umwanya mwiza wo kumva indirimbo, kuri uwo munsi kizaba ari igitaramo. Tuzumva indirimbo y'umugabo witwa Mose, tuzumva indirimbo y'umwana w'intama w'Imana, tuzumva indirimbo y'umwihariko Imana yatugayo izaturirimbira. Mutekereze kumva Imana irimo kuririmba, mutekereze kumva Imana yaturikaririmba. Izaba ari indirimbo irimbitse neza, izaba ari indirimbo ifite injyana nziza, izaba ari indirimbo itigeze kumvikana. Haleluya. Hari ibihembo, hari ingororano. Uhumure, n'uyu mugoroba uzaza hari ingororano z'abantu batigeze biba. Hari ibitayuhira, hari ingororano z'abantu biga imigoroba, hari ingororano z'abantu basize ibyaha bakaza kuzibwira n'ingororano itagabanije. Ndabwira Imana ngo uzi ko wanyuze umwana yibutse Imana ibyo itari yakora ariko yagize gute? Yavuzeho. Nubwo ibyo itari yabikora ariko yabivuzeho. Sema haleluya. Hari umuntu wicaranye ibyo itari yakora ariko yavuzeho. Hari ahantu wicaranye ibyo yavuze ariko itari yakora. Haleluya. Ishimire kuri itari yabikora. Uzi impamvu itari yabikora? Uzi impamvu itari yabikora? Munyegageza umubwira ngo bikiwe ikindi gihe. Icya kabiri kandi
muzahigemo byihuse niba nta kindi kuvuga uzasezere ku birayi. Ariko mubona nubona ugeze mu gihe utakibasha kumva urwarwana uzamenye muri kuba desata. Ariko uri ku rugamba barwana sema haleluya. Kandi ninawazamuki Imana ishimwe cyane. Nubwo itari yabikora ariko ngo itayibwira ngo nta mwana afite. Eliya azamuka amasigo akaba ari ugiye kuzana w'ibyaha. Umukuru Imana yaramubwiye ngo ntabwo nakwegose yo gufata ibyaha ngo biteze ahubwo uzakomoka ku rukikirwa niwe uzarabizana. Sema haleluya, sema haleluya, sema haleluya. Nari nareka umushumba pastor ndetse n'abandi bara hanurira umwegeri mu bwenge Imana izabo bizabiteza ibyawe Imana bizabiteza ibyawe Imana bizabiteza. Mama uri mumbwirire abanyarwanda ibyacu Imana bizabiteza. Dore ibyacu Imana bizabiteza. Mari ibyacu Imana bizabiteza. Mabiyakoni ibyacu Imana bizabiteza. Imana izabiteza. Niyakora ikosa irabizi. Niba nta n'umurage ntabwo uzabiregwa. Imana izaguteresha ubundi ushibutse uzakomoka ku rukikirwa niwe uzamura. Abari biteranishije ngo bazabigabanya. Arabishyira ko bati napfe kuba tubiri babikura he babivana he abavuga ku Imana yacu yaturetse nibareba neza babikura he ngo yabinnye amatwi barabeshya cyane biri muri twebwe ikibitubwira imirimo yose twabikora abayivugana bayibeshyera nimubagire inama barekera. Iramubwira ngo Eleyazari w'Umunyamasiko umukozi wo mu rugo rwawe si we uzaragwa ibyaha ahubwo uzakomoka ku rukiki rwawe. Gato ngo ajya gushimira Imana atanga igitambo ngo ahera mu gitondo ari ku gitambo. Bibiliya iravuga ngo inkongoro zarazaga zigakora ku gitambo akazigurutsa. Ngo bigeze mu karengarenga arasinzira asinzira ubute njuga ngo inkongoro ziraza zikora ku gitambo. Imana ije kureba isanga yasinziriye. Ntimugakore ikosa ryo gusinziriraho mutakagombye kugira gute gusinzirira. Muzabibariza icyabaye kuri Mukristo asinziriye ahantu atakagombaga kuba yasinzira ngo yatakaje ibintu bye by'igiciro. Ndavuga umuzingo w'igitabo wamuhumurizaga kugira ngo azongera buto. Zabaye inzira ndende aho yari kunyura ku manywa yahanyuze nijoro kubera gutakaza iby'igiciro. Iyo bitakaje kugira ngo uzongere buto ni inzira ndende. Niyo mpamvu ukwiriye kudasinzirira aho akagombye kubura Imana ngo kibane cyiza isanga imbongo zagikozeho. Umukono yaramubwiye ngo abura kubera iki? Kubera ko imbongoro zigikozeho ntacyo wakoze kugitanga nabije kugisura sanga
rwose nawe yabona azagira gute yewe azagira gute ndashimira ijisho ry'Imana rihora ku mukiranutsi ijisho ry'Imana rihora ku mukiranutsi sema haleluya kandi nawe yabona hari imbabazi z'Imana zimugeraho yamusanze kwibaramura n'imbata bidukoramo iratweza iratubarira ikiruta ibindi yadusezeranye ubugingo iramubwira ariko iyi nkoni sinyijugunya menye neza ko urubyaro rwawe ruzaba abashyitsi n'abimukira mu gihugu kitari icyabo bazakorera ishanga kandi iryo shanga rizabababaza iramubwira ngo ntirizababaza umwaka umwe rizababaza imyaka igera muri 400 ngo bazababara umvuga ijambo nakunze Imana yabwiye Aburahamu yabwiye ngo ariko nzibuka isezerano ryanjye nawe haleluya nzibuka isezerano ryanjye nawe hirya yo kwibuka isezerano ryanjye nawe ndashimira Imana twaje imbere yitwa Imana yibuka haleluya ndashimira Imana twaje imbere yitwa Imana yibuka Imana wasenze wamuririmbiwe n'Imana yibuka Imana wabwiye wabuze gusengesha n'Imana yibuka Imana twaje imbere y'uwo yibuka sema haleluya sema haleluya nzibuka isezerano ryanjye nawe hirya yo kwibuka isezerano ryanjye nawe icyakabiri Imana igira Imana yacu ni nyembabazi sema haleluya Imana yacu ni nyembabazi ubwo mutima w'imbabazi w'Imana ifite nihuza tumusajya utambikira uzamurikira biteye mu bintu haleluya Imana twari imbere n'inyembabazi urukundo rwatumye mpfira ibyaha byabiyamamaza maze arazuka wamuze mwase nagaruka nzamushimira Imana wasigaye yitwa inyembabazi icyaka ibi n'Imana yibuka kandi yibuka ibitarabaye yibuka icyabayeho cyangwa icyo yavuze ikitaravuga cyangwa ikitarabayeho ntikibuka ahubwo igishiraho kukishiraho ikuriraho iza mbere gukomeza iza kabiri Imana yacu yishimye cyane hirya gato Aburahamu Yesu yiragera abyara Isaka abyara Yakobo abyara 12 yazamo Yosefu bya Yosefu si bitindaho ayisanga ngo agiye mu Egiputa iby'inzozi za Yosefu si bigize kubera amasaha yisanga ari mu gihugu cya Egiputa yisanga yewe ari mu bubata yisanga aratakagombye kuba ariko n'uko zari bimeze bityo Imana ntiyibagiwe isezerano yasezeranye Aburahamu yarabibitse aho Yosefu yajyaga yaramukurikiraga kandi ishusho ry'Imana ryabaga riri kuri we reka mpanurira abana banyu bari ku mashuri ijisho ry'Imana niribabeho hirya ibikomeye hirya y'aho tutari hirya y'aho tutagera hirya y'aho tutari n'ahubwo ijisho ry'Imana
wabaye ikintu gikomeye. Farawo ararota, umuhungu ari muri gereza, cyamujyanye murabizi muzasoma, ngo nuko yanze gukora iki ikanzu ye ya kabiri irasigara ikajyana agakiza. Bakamubwira aho uzatakaza agakiza uzatakaza ikanzu, kuko agakiza kazaguha ikanzu. Umva icyo mvuze, aho kugira ngo uzatakaze agakiza uzatakaza ikanzu bayisigara, agakiza ukajyana. Nujyana agakiza uzaba ujyanye igitanga ibyo ukeneye, kuko ntabwo ukeneye icyo ukeneye, ukeneye igitanga ibyo ukeneye. Niba rero ufite igitanga ibyo ukeneye, ntabwo ari ikanzu gusa, hari n'ibigendanye n'ikanzu n'ibizakurikira ikanzu bizaba biri hafi aho ngaho. Ngo aragenda yinjira muri gereza ariko ajyana agakiza. Wibuke ko yarabwiye muka Potifari ati nubwo Potifari atandiye ariko Imana irandeba. Ndabona ko se ntayo ndeba, ni y'Abaheburayo irabona. Haleluya. Umwami Herode ngo araza ngo agera imbere ya Farawo. Farawo aramubwira ngo narose inka zirindwi zibyibushye. Yosefu ati nanjye ndazibonye. Imbona izindi zirindwi zinanutse, ati nazo ndazibonye. Izirindwi zinanutse zamize izirindwi zibyibushye. Yosefu ati uko byagenze ndabibonye. Turabibonye. Ati ngababwira ibyo, ubundi nakubwira izindi. Namubwira ngo inka zirindwi zibyibushye mu myaka 7 y'uburumbuke bw'igihugu cya Egiputa, bahita bakoma amashyi. Ati zinanutse se, ati hazakurikiraho indi myaka 7 y'inzara. Iyi nzara izakubita abantu bibagirwe ko bigeze kurya. Mbese igihugu cya Egiputa bazibuka ko kigeze kwezi. Ati ukorera Imana irabikweretse. Tereka mubwire izindi. Nabonye n'amahundo 7 meza. Mbona n'andi y'inama. Ngiye kubona mbona rwose ameza amezwe n'iminama. N'ubundi ni bimwe. Imana yashatse kukoreka ko igihugu cya Egiputa cyejeje ku rwego rwo hejuru, ariko hazaza ikindi gihe cyo. Umva rero, aramubwira ngo nuko inzozi zawe zisobanura, nigendeye subiye muri gereza. Bahita mubaza ndetse urafunze. Ufite iyihe dosiye? Ufite dosiye yo gufata ku ngufu y'indezi. Narabeshye ko nari ngiye gufata damu uwo muri kumwe aho ngaho. Potifari uyu mwana uramuzi ati ndamuzi. None se dosiye yari icyo wayigura? Bimbwiye gutyo, anazira amagambo ibyo bakubwiye. Okay. None se ibyo bambwiye kuri wowe warabizize. Arangije aramubwira ati reka njye gukomeza igifungo cyanjye. Ngo arababaza ngo none ko mwumvishe ko hazaza y'imyaka 7 inzara dufite tweza n'ibindi. Nta wundi munyabwenge w'umuhanga muhanye cya kabiri uri mu mwuka w'Imana ngo uhaye gutwara igihugu cyose cya Egiputa. Yosefu akaba igihugu cyose cyaye ngo yarabwiwe ngo uretse yegereye nihute nta wundi uzagusimbura, kubera ukuboko kw'Imana kwiza kwari kuri Yosefu. Humura, Imana izabana nawe, Imana izagendana nawe, Imana izakugirira neza. Yewe uri aho ngaho, Imana izabana nawe. Abandi bazagwa uzaharega, abandi bazapfira uzaharega, abandi bazakenera uzahacira. Niba ufite gahunda yo kubahisha, Imana igomba kukubahisha. Sema haleluya, sema haleluya. Mu gihugu cya Egiputa basanze Yosefu, murabizi ko bagiye guhaha igiye kwiga. Bibiliya iravuga igihe kiragera Yosefu arapfa, Yakobo arapfa, Yosefu arapfa. Bya bindi Imana yavuze ku Bisirayeli biba biratangiye ngo ni undi mwami utarigeze kumenya Yosefu. Ngakoresha Abisirayeli inzara z'umubabaro ngo bageraho
ngo cyasigaye kiradukurikira. Imana ishimwe cyane. Imyaka ijana irarangira, imyaka 200 irashira, imyaka 300 irashira, ngo bagere ku myaka 400. Imana ngo yumva kuniha kwabo. Imana ireba Abisirayeli hirya y'imyaka 400, ngo Imana noneho yumva kuniha kwabo hirya y'ikomerezwa y'ibikomeye bari barimo. Imana yumva kuniha kwabo. Imana ibona uko baniha, bari badacira, bari badakirorera, bari badakira, ahubwo baratsindiye inkoni, baratsindiye umubabaro, baratsindiye uburibwe, baragenda baraniha. Hirya yo kuniha, kuniha kwabo kuzaho kugera imbere y'Imana. Imana irumva. Sema haleluya, sema haleluya. Haleluya. Ibyakubayeho Imana yarabibonye, izakubayeho Imana yarabibonye, ibyakubayeho wamuzeyo Imana yarabibonye, umubabaro wawe Imana yarabibonye, agahinda kawe Imana yarabibonye. N'Ukristo n'umunyamasengesho wazuri pia ndabira Imana yarabibonye, Imana yarabibonye, Imana yarabibonye, Imana yarabibonye, Imana yarabibonye, yaratumvishe Imana we no kukuvana mu mubabaro. Sema haleluya, sema haleluya. Niyo uri muri iri teraniro ryacu, niyo uri muri iri teraniro ryacu, bizakubayeho umaze kumenya ko Imana yari. Tera haleluya, tera haleluya, tera haleluya. Mana waravutse biraba, utegetse birakorera. Mana waravutse biraba, utegetse mwakire kubaho, mwakire gukira, akira. Imana imanuwe no kugukiza, Imana imanuwe no kugukiza, akira. Hirya y'izakubayeho Imana imanuwe no kugukiza, hirya y'ibyo wayibwiye Imana imanuwe no kugukiza. Torero Imana imanuwe no kureba, barinzi Imana imanuwe no kureba, bakozi b'Imana baraha Imana imanuwe no kureba, kandi hirya yo kureba Imana izakiza, Imana izakiza. Hirya yo kureba Imana izakiza abayiringiye, hirya yo kureba Imana izatabara abageragezwa, hirya yo kureba Imana izahimana n'abanyantege, hirya yo kureba abaguye bazabyuka, hirya yo kureba abarusha bazahuruka, hirya yo kureba abarwayi bazakira. Mbavane mu mubabaro, ngwite ibanga mbajyane mu gihugu nasezeranye inshuti yanjye Aburahamu. Nkabibwira Aburahamu, igafata kuri Isaka, igafata kuri Yakobo. Yesu mbibutse ko Imana yavugaga, Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, byabaga bivuze Imana isezeranye igasohoza. Sema haleluya. Ikavuga kandi Imana ihindura amateka y'umuntu. Ariko Imana ihindura amateka cyangwa ntabwo yahindura? Imana ihindura amateka cyangwa ntabwo yahindura? Uyu mugoroba wabumvira ukabwira Imana ngo ihindurire amateka, wabwira Imana ngo ihindurire amateka. Hari amateka ubuvuzi Imana yahinduye ku buzima bwawe. 2024 Imana iguhindura amateka mu izina rya Yesu. Ndaguhanura Imana iguhindura amateka, Imana iguhindura amateka w'umuntu muri iki gihugu, Imana iguhindura amateka mu gihugu cyo hanze, Imana iguhindura amateka. Nugera hirya yo Imana izaguhindura amateka, nuzahurira hafi y'uko Imana izaguhindura amateka. Ijambo ry'Imana rizabamena, imbaraga ry'Imana rizagendanira. Turi mu kwezi
yabirasa ndabona kandi Imana irabikora naribuze ko ndabona Imana irabikora abakristo bavuga haleluya ndumva amavuta ahangaha twaza tutaza kugenda nkabaye muke ariko tugenda nkabaye muke nabaye ntacyo bidutwara ubundi niho hahandi tuzataha. Sema haleluya, sema haleluya, oh haleluya, abakiri kumwe nanjye haleluya. Mbibone iriruka ibwira Mose aho yari ngo aragiye umukumbi wa Yeti ngo irazimira kari mu gihuru iri mu gihuru cyaka umuriro ngo abona igihuru cyaka umuriro ngo ku musozi Horeb ngo atambutswa no kujya kureba ishyano riguye ngo yumva ijwi ry'Imana rivugana nawe rimubwira ngo Mose imuhamagara. Mose aritaba ati karame. Iramubwira ngo wikwegeraho banza witunganye kwetura inkweto zawe ubundi kandi numara kwetura inkweto zawe ukenere ngiye kugutuma. Ngo Mose aganira n'Imana. Reka nguhanurire muri uku kwa mbere Imana iganire nawe uganire n'Imana. Urabyemera ko Imana yakuganiriza? Urabyemera ko waganira n'Imana? Urabyemera? Wayirare ukayibwira ngo uze tuganire, ariko ije wayiganiriza iki? Ndabona kandi wayibwira ibibazo byawe, sibyo? Wayibwira ibibazo byawe we oya, uretse kubwira Imana ibibazo byawe ahubwo bwira ibibazo byawe Imana. Yego, fata ibibazo byawe wihe ubuhamya ubabwire ngo mbere na mbere iki. Nufata ibibazo byawe ukabiha ubuhamya ukabibwira ko Imana iriho uzaba ubiteranyije n'Imana. Imana izaza ibyihonde, izazigira gute? Ibihonde. Noneho ngo Mose abaza Imana arayibwira ngo nicyo ushaka kuvuga, nicyo ushaka kuvuga mu gihuru cyaka umuriro, ariko abona ngo ni igikongoka. Nubwo yari amababi ari mu muriro, ariko yabonye ariko adako. Uzi ikintu bivuze? Pawulo yaravuze ngo baratwica umunsi ukira, ariko ntitujyaho. Cyagiye wari upfuye watabawe n'Imana, cyagiye wari ugiye watabawe N'Imana.
Imana yamubwira ngo ngutumyeyo umvanire y'ubwoko bwayo. Imana imubwira ibintu bitatu. Iramubwira ngo uzagende, nugerayo ndabizi bazakubaza ngo Imana yakubonekeye ni iyihe. Uzababwira ibi bintu bitatu bikomeye. Uzababwira ngo Imana y'Abaheburayo yarabonekeye irambwira ngo reka ubwoko bwanjye bugende bujye kunkorera. Imana ishimwe cyane. Niba kubaza izina ryawe uzababwire ngo icyara yitwa Nduwo, icyara uzabwire ko yakomyeho, icyara uzabwire Abisirayeli ko nitwa Uwiteka. Sema haleluya. Ubwo y'amagambo umuyobozi w'Urwanda abitse ibintu bitatu bikomeye. Nugera kwa Farawo akakubwira ngo Imana yakubonekeye yitwa wiki, uzababwire ngo niho. Byari bivuze ngo Farawo yapfuye kera ariko Imana yakiriho. Sema haleluya. Sema haleluya. Imana yabonaga Farawo adakiriho. Reka mubwire icyo kiri kukugerageza ntikiriho. Ubushize narababwiye ngo ibyo turwana nabyo ni ingore. Imana yabikuye ingore n'ibiyugiri turwana. Ingore Imana yarazikuye kera. Kuyikomera amashyi yabikuye ingore. Sema haleluya. Uzabwire Farawo yuko ndiho, we yararangiye ariko jyewe ndiho. Imana ishimwe cyane. Imana yakiriho. Imana yakiriho. Iyo usengiriho nibakubwire ko itariho uzababwire ko no kuba ndiho ni ukubera iki? Ni ukubera iki? Ni ukubera iki? No kuba buriya bugaca ni Imana. Nibakubaza Abisirayeli nubagera bakakubaza ngo iyo Mana yabatwaye guca iri he, uzababwire ngo yitwa Nduwoniwe. Mwashima Nduwoniwe, mutashima Nduwoniwe. Mwabona ko bishoboye Nduwoniwe, mwabona ko ntacyo nababariye Nduwoniwe. Nitwa Nduwoniwe. Icya gatatu uzababwire ngo n'uw'ibihe byose nitwa Uwiteka. Sema haleluya. Sema haleluya. Mose agenda Imana imuha ibimenyetso ngo agera mu gihugu cya Egiputa hariya twasomye. Ageze mu gihugu cya Egiputa avugana na Farawo ngo Farawo aramubaza ngo Imana yakubonekeye yitwa iyihe? Ngo aramubwira ngo yitwa Nduwo. Ndiho. Ndiho. Aramubwira ngo ngaho ukora ikimenyetso gikomeye kinyereka ko Imana yavuganye nawe. Ngo afata inkoni yari afite. Umva neza. Mpereza. Ngo afata inkoni. Haleluya. Reka dusenge. Sigaranye iminota 2 n'igice. Mwihangane mukoreshe dusenge. Kandi n'injye ujya kure. Sibyo? Ngo arayifata. Nitaba inkoni. Nitaba inzoka mwihangane. Byakoze ku bwa Farawo, ku bwanjye nanjye wenda Imana izakora ibintu. Ngo arayifata. Yarimo yarakizaga umukumbi. Reka dufite inkoni bashobora guhugura inkoni irahari. Iyi minisiteri Imana yayihaye inkoni. Kamanura inkoni irahari. Imurebe ukuntu bimeze bityo inkoni irahari. Inkoni igize gute? Impaka zizacika, Imana izazica, zizarangira. Inkoni irahari. Reka babwire ko inkoni ihari. Kandi kuba inkoni ihari murabibona bisa nk'ibintu bidashoboka, ariko ibi bidashobokera abantu. Nivugire nimubona ubu pasiteri arimo aribaza ariko ibi bizarangira bite? Reka ikurushye inkoni irahari. Ukibaza ariko se utwange ko tubigenderana izkuriraho ibya mbere gukomeza ibya kabiri.
irabivamo n'ibirangi cyagiye byagize gute aha hari inkoni reka manure inkoni ejo bundi umuntu yarambwiye ati se iriya cano ubundi ni iyawe ndamubwira ati ntabwo ni iyanjye noneho nzajya ndeba cyane ndeba cyane muhumure inkoni iraje kandi ibyacu Imana izabyamamaza mu izina rya Yesu. Haleluya. Wayinaga hasi muri yawe ngo havuyemo ikintu bita inzoka ngo yigira ikireba Farawo yamubwiye ati wamubona Farawo yikubitebe amaso ati uzi inzoka noroya ngo ahita asinyara abahungu bari inyuma hari namubwiye ati mbwira za nzoka ziri hariya zize ngo haza icyo gituma umukoriko ngo afata ngo bazana inkoni nyinshi ngo bazikubita hasi nazo ziba inzoka mose ati karabaye iki gitangaza Imana yaguhesheje kumbe n'abanyegiputa baragikora iyo ubwiye n'abanyegiputa baragikora mose ngashaka ahantu aca agiye gushaka ahantu aca Imana imubwira ati tonde gato genda gato ngo Farawo akimubwira ati hari ikindi gitangaza suri gukora urwo ukuntu iby'Imana biva muri ibanza gucangana n'ukuntu ariko reka mbabaza wambwira ukuntu Imana yabwiye ngo hasigaye amasegonda 3 ngo ngukorere ubukwe 2 ngerekana wa 2 ukaba 210 urabibona ivuza amasegonda gahe yambwiye amasegonda 3 jewe natawe none yambwiye ati kandi do ni hamwe ndamurangije 2 karindwi 2 umunani 2 icyenda cyangwa bakajya bambwiye ateze mate ko duheruka warereka mu bwana atashye ubukizi ubu simbizi ariko muzi gutata kwe 2010 byanze ariko reka kubwire ngaho byanze ubyanze ndasaba Imana ngo bizagerere ubwaho byanze abantu bazamenye ko wasenze Imana sema haleluya uvuge cyane ngo bizagerere uvuge cyane ngo bizagerere ndabasabye uvuge cyane ngo bizagerere hano wahuye ngo bizagerere bizagerere muri iki gihugu bizagerere muri karitsiye urugero bizagerere muri Eriko bizagerere mu Gakuru urugero bizagerere mu isi urugero haleluya. Reka nigende bwarabaye ngo Mose ashaka waca Imana yamubwira ngo humura ndacyari kumwe nawe tore nimuhumure Imana iracyari kumwe nawe banyarwanda torero ry'Imana nimuhumure Imana iracyari kumwe nawe Imana iracyari kumwe nawe ngwakira ngo agiye kubona ngo nayo inkoni yanzoka ngo yigize ikirahagaze hejuru ibwira utundi twose ati we ngwiri ngo kamwe karaza kinjira karamanuka kajya kuryama mu mabondo kajya kuryama mu mabondo inkoni 6
ngo agire ati ibibaye. Haleluya. Izacu zigiye he? Izacu zigiye. Namwe mutore zanyu batese mwana turazikurayo. Zigiye zabisa. Imana imiri imbaraga zose zikurwanya mu izina rya Yesu. Imana imekaraniza imbaraga zose zikumaze bigiye mu izina rya Yesu. Ibyagusuzuguye Imana ibisuzuguze mu izina rya Yesu. Akira uhanurire muri iki gitabo. Imana isuzuguze ibyagusuzuguye. Imana ibitesha agaciro. Imana ibijyamo ubushobozi. Imana ibijyamo ijambo. Ibimubuze n'imbaraga. Bigerere byawe kiriyari. Wa Yesu mufite ubutwari. Ndetse mufite ubushobozi. Birakwizeye amagambo ye. Nuko yagize gute. Nuko yagize gute. Amahirwe y'ubugute. Haleluya. Ndakwereka icyo gihugu maze kujya ku mugezi ufate iyo muntu uyishinga gusa yewe nimuzifate muzishinge gusa ubundi muzareba icyo Uwiteka azakora. Ngo aramanuka Farawo akinjira mu mazi Mose nawe abashinzemo inkoni ngo yishingamo inkoni aho yayishinze hazamutse abapfuye kera amaraso y'abafarawo yishe ngo yahise azamuka muri ya mazi yose ngo isoko zose z'igihugu cya Egiputa amasoko yose y'igihugu cya Egiputa ahinduka amaraso. Uzi ikintu Imana yarivuze ngo ndabica bose bapfe bashira. Reba amasakuru y'inyanja itukura yivangirira yizanye mu gihugu cya Egiputa ngo aragenda Farawo agiye kureba asanga ari koga amaraso ngo abwiye abakonikoni ati namwe mugerageze hano ngo baraza utwari dusigaye twose natwo baraduhumanya bakoresheje ubukonikoni bwabo. Imana irabyemera kugira ngo ikomeze ibahombye. Imana izabahombya bareke bakomeze bakwigirizeho nk'aho Imana izabera gute izabahombya. Mushumba bareke izabahombya. Murahari ngo bamare kubikora ngo igihugu cyose bajya kunywa amazi bagasanga yahindutse iki. Imana ibakubitisha ikintu bita inyota rero ngo bakiraho ibwira Mose ati ibyo ntibihagije mbwirira ibiceri bive no hino bihamagara bize mwereke ikintu bikora. Ngo Mose agira gucamagara ibikeri ngo ibikeri bibikora Farawo agakipa mu mazi agiye kubona abona imbere ye haje igikeri giti tugende mwereke byabaye iwabo. Ngo araza ngo yacanganyukiwe agera hariya ku meza aho yari agiye asanga intebe ye igikeri cyayicayemo kimeze gito. Bwira abasirikare ati mwarashira ibikeri. Umusirikare yajya kukirasa agakwega igiti cyiza nakubwira ngo areko ngo bimucange agenda yakoze yagiye no mu biryo yari kurya yasanze nk'igikeri cy'iryamye mu kibuga. Ajya mu mashuka acegura ishuka igiceri gitungukamo gito wowe uraryama utari wabareka. Ngo hamagara Mose aramubwira ati ngo abwira abagaragu ati mundebere ko hari ahandi hari ibikeri. Urasanga ku bikomerezwa byose byatewe n'amabatayo y'ibikeri. Ibikeri biri kujya bivuga
mbona Imana yabetegera yabatese ndamuhana neza ngo bakora ikuni nabo bajya gute barabikora ndaje ngere hahandi ubundi dusenge Imana ngo bamare kubikora Imana igira Mose ati bakomeje kumenyera noneho ngiye gukora ikintu niba pima bakakigerageza uzamenye ko ntari Imana yavuganye nawe nibwo yabwiye Mose iramubwira ngo ugende ufatire yawe sema haleluya ugende ufatire yawe imurutse gukoresha hashi ubundi uyiza nurangiza umubwirira Aroni umutambyi umubwire wegere hino ubundi tuzajya umubwira ajya bishyira mu bikorwa nanjye ndaje bashyigikiye pole ni mwumve iby'umushumba babwira Imana iraje bashyigikiye mu izina rya Yesu sema haleluya ni mwumve iby'abatambyi bababwira Imana iraje bashyigikiye banyarwanda kumva iby'abayobozi bababwira Imana iraje igira gute iraje dushyigikiye idushyigikiye yes nimuze duhagarare nimuze bakore Imana ishize amagambo muri turumvica abavuga noneho natwe tugikore Imana iraje dushyigikire mu izina rya Yesu nabivuze ngo Imana iraje dushyigikire mu izina rya Yesu nabivuze ngo Imana iraje dushyigikire mu izina rya Yesu Imana iraje dushyigikire Imana iraje dushyigikire itorero Imana iraje dushyigikire abanyarwanda Imana iraje dushyigikire igihugu cyacu Imana iraje dushyigikire imiryango yacu Imana iraje dushyigikire akazi kawe iraje dushyigikire abana bawe Imana iraje dushyigikire aho wirirwa nakora akiri umuterankunga Imana iguhaye Imana iri mu ruhande rwawe Imana ntigusiga Imana ntiguhana iracyari kumwe nawe ibwira Mose ko igiye gukora ikintu Imana igiye kugukorera ikintu Imana igiye kugukorera ikintu n'abandi Imana igikoze Imana igiye kubikora tera haleluya ngo baragenda bakumbura igihugu cyose cyari bateranya umukungu ngo bakimuteranya Aroni afata inkoni iya nkoni ya Mose ngo ayikubita umukungu ngo ako kanya ngo arawuzamura arawunyanyagiza ngo uva mu idaniro timuyinda havamo ingeshi zinda ziti tujye kwa Farawo mwebwe ubanza mutarariwe n'inda indi irakurya burya nikurira uzayishakira sinaca kudomanuka burya ndebera nsikurira rozani atera ntakikira ntsikurira ngo zirikora tibi mwiragenda ku bikomerezwa byo kwa Farawo niba hari umusifuzi uri buze gusifura imaci kugira ngo zizaza kuvuza agafirimbi zose zitwigire rimwe ngo ziragenda zijya kwa Farawo zirazamuka aho yari asengeye yari yicaye byamukomereye zirazamuka zikwiragira hose no mu bwanwa zigeramo no mu basatsi zikwiramo ntabizi ntazi ibyabaye ku isaha Imana yagennye ibakubitisha icyo bita imbori zinda Farawo ati nsikurira nanjye abandi nanjye nsikurira ngwinazi yagenda zikurira abayikubita yajya gucaga agasanga ninda Fande atinsikurira Sergeant ati office we ntabwo ndebera ati nageze aho
barimo baririmba zaburi n'imihimbano ngo batangiye kumanura inanga zabo batangiye gucuranga. Imana iri kubabwira ngo mu kanya ndaje njyaga abanyegiputa mbahereze murye muhaga mu izina rya Yesu. Sema haleluya, sema haleluya, sema haleluya. Bibiliya yatubwiye ngo abakonikoni baraza baravuga ngo mu Isirayeli umwana w'umwinda ziri kurya mbarangije farawo ngo namwe nimurebe inda muzohereze zigende zibarye ngo bagire baca bafata inkoni zabo ngo bagire baca ngo bazamurinda bagiye kubona babona umukuru w'ubayinda ahubwo ubagirira neza wiranze bazabikoherereza n'ibizakwica bazaterana n'imisembera bazamucira imanza Imana igucire ikanzu bazatugura icyobo Imana igucire kuko sema haleluya. Abandi bazabaterana ariko si bizabateraniye dore Imana izashira abarinzi ku rugice amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba iburengerazuba. Imana izakora ikintu gishya, Imana izakora ikintu gishya. Sema haleluya. Imana izakora ikintu gishya, Imana izakora ikintu gishya. Ngo abanyegiputa babona abakonikoni babona biranze ngo baraza babwira Farawo baramubwira ngo Farawo twagerageje ibindi byose byakuru ariko nibyo biranze ikintu Imana igukorera. Bazagerageza kuroga n'imisembera, bazagerageza kukirwanya n'ibizakura, bazagerageza kugihinga n'ibisembera. Imana ishimwe. Sema haleluya. Bahita bapanga icyo turabyemeye bikozwe n'Imana, bikozwe n'Imana, bikozwe n'Imana. Nimwakire icyo Imana ibakoreye, nimwakire icyo Imana ibakoreye, nimwakire icyo Imana ibakoreye. Ibikoze mu kwa mbere, ibikoze mu kwa kabiri, mu kwa gatatu urabibonye, mu kwa kane urabibonye, mu kwa gatanu urabibonye, bibiri na makumyabiri na kane urabibonye, irarangiye urabibonye. Akira umwuka w'Imana, akira ibimenyetso n'ibitangaza bikomeye Imana iguha. Haleluya. Ndanayo benefit y'itayere wetisa before this army all the malignancy binatanzwa kandi abibwiraga ibyawe biragiye ibyawe birakomeje abibwiraga kuzaseba Imana yasanze ibi bikoze n'urutoki rw'Imana, bikoze n'urutoki rw'Imana. Mugeze mu rusenge, mugeze mu rusenge, ibi bikoze n'urutoki rw'Imana. Akira icyo Imana igukoreye, nirongera igacira icyo Imana ikorereye, akira icyo Imana ikorereye. Ndamuguhaye mubwiriza akira icyo Imana ikorereye, akira icyo Imana ikorereye. Ibi bikoze n'urutoki rw'Imana, ibi bikoze n'urutoki rw'Imana, bikoze n'urutoki rw'Imana. Mushumba Imana irabikoze, barinzi Imana irabikoze. Imana ikoranye n'abemera, Imana ikoranye n'abari maso, Imana ikoranye n'abanyabwenge, Imana ikoranye n'abakozi, Imana ikoranye n'abera, Imana ikoranye n'abakijijwe, Imana ikoranye n'abayikunda bafite muri inzira yo kuyubaha. Imana ikoranye natwe, Imana ikoranye natwe. Dore icyo ni cyo gihe, dore uyu ni wo munsi, dore uyu ni wo kwezi, dore uyu ni wo mwaka, dore umwaka w'imbabazi, dore umwaka w'ubuntu, dore umwaka w'ineza, dore umwaka w'umurimo wacu, dore umwaka abana bacu b'isi, dore umwaka itorero rikomeyemo, dore umwaka Imana ihinduye, dore umwaka ukuboko kw'Imana gukoze, dore umwaka urutoki rw'Imana rukomeye n'abayemera, rugendanye n'abayemera, rubaye ku miryango yacu, rubaye ku gihugu cyacu, rubaye ku itorero. Akira urutoki rw'Imana, akira urutoki rw'Imana, akira urutoki rw'Imana. Yewe uri muri iki giteramo, akira ibi bikozwe n'Imana, ibi bikozwe n'Imana, ibi bikozwe n'Imana, ibi bikozwe n'Imana. Niba ubyakiriye
Liwa manifest. Never tires. Never mutaka munini. Never mutaka munini. Imana yuganisha abayizera. Imana yuganisha abayera. Never mutuno. Imana itanze. Viva Vista. Namanzi. Chinadahi. Never mutuno. Imana itanze. Nani uwezi. Soyuvisa. Adadazi. Rusi, Rumanes, Rukarada, Rukerunisha, Runesebua, Venus, Hatas, Namasoko, Yaya Simania Simona, Nona Yesaka, Namana Yanez, Imana Yitendura Mayimaraga, Namani Setagari, Imana Yitendura Kunikunikuno, Namana Devodas, Amaya Fitibuana, Zimaya Porade, Imani Komeshumas, because we are not Chidima, because we are not Chidima, yes, because we are not Chidima, we fought, Everything, joy of we need, Yadas, Atanas. Before Sakita, never Africa, Salakita Selmi, Lambona confidence me, yes, your Chanda, even a confess and pray. Dabana muchowi manu shobasanga, dabana muchowi manu shobasanga, dabana muchowi manu tulutibura sinasuba, dabana isumire gukiranuka ninasabera, dabana isumire gukiranuka ninasacuzumishima, barekezereke kw'ijuru ritabara, ibi bikoze mu rutoki rw'Imana, ibi bikoze mu rutoki rw'Imana, nibashake baroge, bikoze mu rutoki rw'Imana, nibashake baterekere, urutoki rw'Imana niba bikoze, nibashake bacuragure, bikozwe n'urutoki rw'Imana, ibindi barabirose biremera, Imana birose bagutera igihugu, baguteza inyatsi, bagutera icyangaro, dore ibi bikozwe n'urutoki rw'Imana, bikozwe n'urutoki rw'Imana, yewe uyumva uri muri iki gihugu, bikozwe n'urutoki rw'Imana, yewe uyumva uri hanze yacyo, bikozwe n'urutoki rw'Imana, yewe uyumva akira, 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 uburwayi akira, akira Imana ikoze, amanese, akabiruta, wirasa, iyo besiz, ayaya, manutake, ndetse kuguhanurira, akira, 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 akira ibyo Imana ikoze, ikoresheje urutoki rwawe rumwe, ikoresheje rumwe, urundi izakora, n'urwa kabiri ruzakora, n'urwa gatatu ruzakora, mu kwa kane ruzakora, mu kwa gatanu ruzakora, mu kwa gatandatu ruzakora, abana bacu basiga, inzara ntizagutera, ikirimi kizagutera, akira, dore Imana itanze uburyo, dore Imana itanze ubushobozi, dore Imana ibereye maso, abayiringira, dore Imana ikomeye mu bayo, dore Imana atwikiriye, dore yabahishe, dore yabahishe iterabwoba, dore yabahishe amaganya, dore yabahishe agahinda, dore kuyeho igisuzuguriro, dore kuyeho icyangiro, Imana ishize abarinzi ku nkike, Imana ishize abarinzi ku nkike, urutoki rw'Imana ruri mu kazi, urutoki rw'Imana ruri mu kazi, yewe uyumva urutoki rw'Imana ruri mu kazi, berakota yomekwi atirete ndabona igitabo kinini kimuguriwe imbere yawe, akira, akira, akira. Adona kikabela mele wana flora, anile sikatola dondo vili ono stata, mani vikiri forgeze de kata saraga. Yo, Hero force, it is Santa, it is Silver, I mean, it is Sakaya, I
Imana ikakasa, Imana ikoze ku mubiri wawe, Imana ikoze mu mibereho yawe, Imana ikoze mu ngingo zawe, Imana ikoze mu ngingo zawe. Urutoki rw'Imana rukoze akazi, urutoki rw'Imana rukoze akazi. Ikiganza cy'Imana urongera kibona, igitwikira ineza urongera kibona, ibiganza bigaba amahoro urongera bibonye, urabibonye. Dore inzingiro uzanira mu isi, ubugabo bw'umugabo. Umva disi we, Imana ijyanye nawe mu majya no mu mazi. Umva disi we, Imana ikoranye nawe humura. Kuri umurimo w'Imana, Imana iraje guhuze n'ibikomeye. Umva wa mucuranzi we, Imana iraje kwinjize mu mugisha wawe, Imana iraje gutuze mu mugisha wawe, Imana iraje kwinjize mu mbaraga zidasanzwe, Imana iraje kwinjize mu zaburi n'ibihimbano by'umwuka. Imana ikundanye nanjye, ivuga ngo komereza aho ngaho. Imana igiye gushyigikira intambwe zawe, Imana izazagura kandi izakurinda ibikwibasiye intege nkeya zose. Imana irabizi, uzahura nazo cyangwa wahura nazo, Imana izakubera umutaba, Imana izakubera imbaraga, Imana izakubera igihome. Umva mushumba, Imana iraje, Imana iraje, Imana iraje, Imana iraje. Dore impeta izababwira urukundo rw'Imana, ekosiyenda na mikoro neforedi. Dore iyindi izababwira ibimenyetso bikomeye bigiye kugendana n'abizera. Hakiriho dore amataratara bisobanuye kureba kure. Dore ingofero bivuze icyubahiro Imana itanze, ibyiza yari hafi opika akinarika wibini hehu. Yes, dore inyandiko Imana yandikiye kuri uyu musozi, inyandiko Imana yandikiye kuri uyu musozi, inyandiko rero izasomwa n'amahanga yose. Imana yandikiye abepezo bwawe yandiyapangamiye wanafikato abethekristo bani kansabile chuimeno furo shikihona Afrika na nima kanchaza kakuyu kifundo kumaka yisa adrambeteke izarani ibibosha ibibacipeki izarani ibibamani n'igweto izarakanta meforiga shikojerone muri bake, ariko Imana ibahaye kuba bake beza, kandi Imana ibahaye kwaduka. Ibihoba na Plantosta ifisa kabebe bikozwe n'urutoki rw'Imana, bikozwe n'urutoki rw'Imana, bikozwe n'urutoki rw'Imana, bikozwe n'urutoki rw'Imana. Imana yende foreza muri iki kibaya murimo, muri ubu butayu murimo. Imana ikoresheje imbaraga nyinshi kugira ngo ibyari bimeze nk'amafu nk'amagufwa zongere bizuke, bihagarare ku maguru yazo, byongere byireme nk'inteko, bigire ubuzima buzima. Imana ibihinde imitima mishya. Imana ikoze hepfo no haruguru, bikozwe n'urutoki rw'Imana, bikozwe n'urutoki rw'Imana, bikozwe n'urutoki rw'Imana. Nimuhumure, Imana ivuze yuko hadipefore neza edahabreza yohereje urutoki rwayo kugira ngo rube ku bana banyu abari ku mashuri. Imana ibarinze kubayo, Imana ibarinze kumva iburumbi y'abana bari ku mashuri. Imana ibarinze icyo, Imana ibarinze umwaku, Imana ibarinze imikoshi. Imana ikoze ikintu gikomeye. Urakoze Mwami Yesu, urakoze bw'ubwoko bw'ubugaro, urakoze rudatetereza bakwisunze. Turagushimiye kandi wowe mu ikintu gikomeye, ukoresheje ukuboko kwawe gukomeye, utanze amahoro, utanze amazi, utanze ubuzima. Abari baraguye barabyutse, abari abanyantege nke bahawe imbaraga. Ukoze ibintu bikomeye, aka gatutura gakomeje, ukomeje pasitori, ukomeje mushumba, ukomeje mwarimu, ukomeje abadiyakoni, ukomeje abaririmbyi, ukomeje abakristo. Nubwo bagaragaraga nk'abanyantege nke, ariko bahawe imbaraga kuko umbwiye ko urutoki rwawe rukoze hano kuri uyu musozi. Uhakore hafurize na kansabire ibitura abantu bari baracengeraniwemo, ubikinguye kugira ngo bongere bagire ubuzima. Urakoze cyane, ibyari bibaboshe ucagaguye iyo minyururu n'izo ngoyi,
ukoze ikintu gikomeye. Urakoze cyane ko uzumvishije. Tugukomeye amashyi twacu neza yawe. Tugumije impundu. Ubuhaye amashyi. Uravuze gushimwe. Uravuze gushimwe. Kuko icyo wanditse wacanditse. Tugukomeye amashyi.